batatu n'abapere batatu. Rero icyo gihe akimara kuduhereza ayo mafamiye byadufashije tukajya dusurana, udafite ukareba umuntu nyine ubushobozi bwe. Hari abantu tuba tubana muri korali twese ntabwo tuba tunganya ubushobozi, rimwe na rimwe hari uba ugoye n'ubuzima gusa ataza ngo abikubwire, ariko iyo uri close cyane nawe ubasha kubimenya. Rero Hagenimana Yves yaduhaye famiye ziradufasha, turakundana. Hagenimana Yves Mana yanjye ntabwo mwabyumva, gusa yaturemyemo urukundo, Imana izabimuhembere, ntabwo duteze kubyibagirwa. Hagenimana Yves muri korali Maranatha niwe muntu wazanye ibintu bya sorti, kuko nyine amakorali menshi azana amasorti, gusa we ntabwo yitaga nyine ku butunzi afite, ntabwo yari afite bwinshi gusa cyangwa ngo buke, gusa hari igihe twapangaga nka sorte akaba ari nk'ubura amafaranga, none Hagenimana Yves akajya amwongerera, akavuga ati niba ufite icyatanu nanjye ndashyiraho ikindi cyatanu, ariko tujye muri sorte. Hagenimana Yves ntabwo yigeze yita ku kazi ke ngo avuga ati ndi gucuruza amayinite ntabwo ndi bujye kurepeta, ariko Hagenimana Yves ibyo byose yarabyirengagizaga, akaba afite umwanya wo kujya gucuruza, akagira n'uwo kuza kurepeta kugira ngo korali dukomeze gutera imbere. Hagenimana Yves ntabwo nabona ibyo muvugaho, gusa Imana imutuze heza, turamukunda, tuzahora tumukunda, n'aho ariho hose yumve ko tumukunda. Ikindi kintu navuga kuri Hagenimana Yves, Hagenimana Yves yaturemyemo urukundo. Ndi hano ndi kuvugira ibyiciro bibiri, ndi kuvugira Maranatha nkavugira na famiye yanjye. Rero Hagenimana Yves ngiye kuvuga ku byo kuri famiye, Hagenimana Yves yari brother wacu mukuru, gusa yaturemyemo urukundo nk'abasista be. Hagenimana Yves ni wa muntu wahoraga yisekera, agira ubuntu, atitaye kuki, ntiyite ngo kino kirapfa, gusa ahora yisekera, nta muntu bagirana ikibazo. Hagenimana ikintu ntazamwibagirwa, ni umuntu wagiraga inama abantu, atitaye ngo uri mukuru ngo uri mutoya. Kandi ikindi ntazibagirwa kuri Hagenimana Yves, ni umuntu wakubwizaga ukuri uko kuri, atitaye ngo uramfata gute cyangwa gute. Hagenimana Yves ntabwo duteze kumwibagirwa. Ikindi kintu navuga kuri Hagenimana Yves, Hagenimana Yves yaturemyemo urukundo nk'abasista be, akajya tugira inama. Hagenimana Yves yari umusore ukunda gukora kandi akabikora bikunze, ntabwo yigeze aba ikigwari akiri mwiza. Rero niyo mpamvu tutagombye guherana n'agahinda, tugomba kumusengera akabona ijuru, kuko ibyo yakoze bizamuhesha ijuru. Rero niduhorana n'agahinda, ahari ntabwo abimenye ko turi kurira, ntabwo yabyishimira, kuko ahagiye ni heza, ni heza. Icyo tugomba gukora ni ugukora neza turi mu isi, tukazamusanga mu ijuru, kuko nzi neza ko azajyayo. Ikindi kintu navuga kuri Hagenimana Yves, Hagenimana Yves ni byinshi navuga, ariko mwese muri hano muramuzi. Nta muntu n'umwe yigeze agirana nawe ikibazo, nta muntu n'umwe yigeze ajyana nawe ikibazo, kuko yakubwiraga ukuri uko kuri, wababara ibyo mukazabivugana nyuma akagusaba imbabazi. Rero Hagenimana Yves icyo namwifuriza ni ukuzabona ijuru, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abapfira mu mwami Yesu. Rero Hagenimana Yves yakoreye Imana mu gihe yari afite uburyo. Rero ntabwo tugomba guhorana n'agahinda, kuko nzi neza ko azabona ijuru. Rero mureke twese turi hano dukore neza kugira ngo tuzamusange ahari.
icyo nasoza mvuga reka nasoza mwifuriza agira iruhuko ridashira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Agira Imana yive tuzahora tumukunda, kandi icyo nabingingira mwese muri hano, reka dukorere Imana tugifite uburyo, kuko Mana yanjye agira Imana yive yajya ibabazwe n'ubuzima, amaze kurwara imyaka 5.